Imana iguha umugisha we dufatanyije aka kanya ko kuba mu ijambo ry'Imana. Kristo yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero tugira amasaha yo gushaka umutsima n'ibidutunga, ariko kandi n'uyu mwanya wo kugabura umuntu wacu mu mwuka n'uw'ingenzi. Rero Imana ibiguhere umugisha. Reka dusenge dusaba ubuntu bw'Imana bane natwe, umwuka w'Imana bane natwe, atwigishanye, adusobanurire byinshi by'Umwami Imana adushakaho. Hari igihe tujya mu ijambo ry'Imana twumva turyohewe, tugiye kumva iby'Umwami Imana tubwira. Hari n'iminsi yo gucika intege cyangwa amasaha yo gucika intege, umuntu yibaza ngo ariko se ubundi iki bagiye kumbwira ntari numva. Reka nkubwire ibyo waba uhagazemo ibyo ari byo byose, reka nkubwire ngo uyu ni umutsima w'ubugingo. Izi nizo mbaraga zidukomeza tukabasha no gusohoka muri ibyo bitwa twibaza ngo ni iki kintu gishyashya ntarumva bavuga. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu nongeye kuguha icyubahiro, utugiriye neza mu banyamugisha babyutse muri uyu munsi, kuri iki cyumweru, kuri iyi tariki natwe turimo. Mwami w'abami, watugiriye neza, uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe mu ijambo ryawe, kugira ngo twigishe, kugira ngo duhugure, kugira ngo tugaburire, uduhe imbaraga zo gutsinda iby'iyi si, uduhe imbaraga zo kudatwarwa n'imiyaga y'uburyo butandukanye. Wongere utwibutse amagambo yawe, utwibutse ibyo watubwiye, kugira ngo tubikomereho, hanyuma dukomere, twe gusitara, tubashe gukomeza uru rugendo. Ndasengera ubwoko bwawe dufatanye muri uyu mwanya, ubaho umugisha. Abo tugiye kubana muri mwanya w'ijambo ry'Imana bagirire neza, subiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo. Abazadukurikira hanyuma, Uwiteka Mana Nyiringabo, rya jambo ryawe ridasaza, Mwuka Wera nabwo uzabasange, uzababwire ibyo wifuza kubabwira, uzabamenyeshe ibiri ku mutima w'Imana, uzabaha imbaraga zo gutsinda iby'iyi si, uzabaha imbaraga zo gutsinda icyaha, uzabaha imbaraga zisohoka mu maganya, umuntu akongera akakira umunezero ijuru ritanga, akabasha gukomeza urugendo kugeza ku musozo warwo. Mwuka Wera rero twongeye kuguha icyubahiro ndetse tuguhaye ikaze. Uri umwigisha mwiza, ntago wigisha gusa, utanga n'imbaraga zo kubishobora. Uraduherekeza, ugendana natwe, uri kumwe natwe kuzagera ku mpera y'isi. Urakoze kugiye kutuvugisha, urakoze kugiye kudukosora, urakoze kugiye kutugaruramo ibyiringiro, urakoze kugiye kuduha imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka. Turavuze ngo icyubahiro cyose n'igihugwa rikire Data, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, nongeye kukwifuriza icyumweru cyiza. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo nezererwa urugendo. Nezererwa urugendo. Urugendo mvuga ni wa munsi wakijijwe, cyagiye watangiye kwizera Kristo. Niba waragize uwo mugisha wo kumwizera, niba kandi nawe utaramwizera, amahirwe aracyahari. Kristo turamburiye amaboko twese, kandi yazanywe no gushaka abanyabyaha, ntago yaje gushaka abakiranutsi. Yarivugiyebwe ngo umuganga ntabwo ashaka abantu bazima batarwaye, ahubwo ashaka abarwayi. Nawe rero ni umuganga waje kutuvura ibyaha, imvune zo mu mutima, kwicira witeka, ndetse no kudukiza urupfu rw'iteka rwari rudukwiriye kubw'icyaha. Kristo rero nawe aragushaka. Turimo turavuga ngo nezererwa urugendo, kuvurya munsi wakijijwe kuzageza igihe tuzarangiriza urugendo hano mu isi. Kunezererwa urugendo bikurikije ibihe bihagazemo, ushobora kuvuga uti umva uyu mugore ahubwo aranashinyagura, ubuse nanezerwa gute ibintu bimeze gutya? Yego, bishobora kugorana kunezererwa urugendo bitewe na situation duhagazemo, ariko kandi bishobora no koroha bitewe n'uwo tugendana. Nimba ndakubwira ngo nezererwa urugendo udashingiye ku byo uhagazemo, ahubwo bitewe n'uwo mugendana. Niba umwami w'abami yaraje mu buzima bwawe, niba Kristo yaraje mu buzima bwawe, birashoboka ko wanezererwa urugendo. Ijambo ry'Imana turi bugiye dutindaho riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma kuva ku gice cya 8, turahera ku murongo 28, turaza kugenda tumanuka tuze kugeza kuri 34, ariko reka dusome 28 gusa. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 28. Haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Wahita wibaza uti se burya na bya bindi byanjye, na bya bindi naciyemo, na bya bindi byambayeho, ubu nabyo Imana bibaragamo ahangaha ivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza? Yego, nabyo byari birimo. Uwiteka ashobora kugukuramo ibyiza ugashoberwa bikakurenga, ukibaza uko abigenje. Ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana, abakunda Imana se ni bande? Nibo bantu bafunguye umutima bakabwira Yesu ngo turagukeneye, twari twishwe n'ibyaha, twari babi, twari kure y'Imana, ngo inuze mu buzima bwacu. Ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Uyu mugabo waduhamagaye, turavuga umugabo kuko nta kundi twamwita, uyu Imana yaduhamagaye, iyi ngiyi yaduhamagaye, niyo yaduhamagaye.
ntago wihamagaye, sinizanye, sindimo mvuga uyu muhamagaro wo gukora umurimo, ndimo ndavuga umuhamagaro w'agakiza. Ubuntu bw'Imana bwangezeho burandoba, nanjye nakizwa. Rero ntago ari wowe wizanye muri ibi bintu by'agakiza, nta nubwo ari wowe wakunze Kristo mbere, niwe wadukunze mbere, hanyuma natwe dutoza gutangira kumukunda. Nta nubwo turashobora kumukunda bigejeje ahashyitse, ariko twatangiye kumukunda. Nongere nkubwire rero ngo ibi bintu byo gukizwa, ibintu byo kubana n'Imana, si wowe wabyizanyemo, hari uwaduhamagaye, aduhamagaza ineza ye, hari uwadukunze mbere, agenda dutoza kumukunda buke buke. Ndagira ngo ushire ubwoba, ushire n'amanga y'ibyo uzahurira nabyo mu rugendo. Humura, nezererwa urugendo, byose arabigenga. Yarivuye mu mazina ye Kristo, avuga ngo ndi Alpha na Omega, n'itangiriro n'iherezo. Ibya hano hagati nabyo arabigenga. Ibintu nubimenya bikicara mu mutima wawe, uzatangira kunezererwa urugendo nkuko ndimo mvuga. Rero uyu waduhamagaye ntabwo afite ubwoba bw'abantu barushye, n'abantu baremerewe, n'abantu b'abanyabibazo. Ntabwo afite ubwoba. Twebwe abantu dutinya abanyabibazo. Buri muntu yifuza kuzengurukwa n'abantu bashubijwe, n'abantu batazana izindi ngorane. Uzarebe umuntu aguhamagaye rimwe akagusaba amafaranga, bwa kabiri akaguhamagaye gusaba amafaranga, bwa gatatu yaguhamagaye utinya kwitaba iyo telefone, wagiye kongera kuyansaba. Nuko nkuko abantu tumeze, dutinya abanyabibazo. Ariko uyu mugabo waduhamagaye ntabwo bafite bw'abanyabibazo, ntabwo bafite bw'abananiwe. Yarivugiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, musange njyewe ndabaruhura. Nta muntu wo kwisi ujya upfa kuvuga mwene ibyo bintu. Nta muntu ushaka indushyi, nta muntu ushaka abaremerewe, oya. Ariko uyu mugabo waduhamagaye, uyu nguri mutubwira ngo niba ari kumwe namwe nimuhumure, nimunezererwe urugendo. Yaratinyutse avuga ngo abantu bose barushye, abantu bose byashobeye, abantu bose batazi igikurikiraho, abantu bose batazi inzira, abantu bose batazi ibyo gukiranuka, abantu bose babuze amahoro, abantu bose batazi uko bari bugenze, abantu bigeze gukizwa bakongera bakagwa, abantu ibyaha biremere, ngo abo bose nibaza arabaruhura. Azi uburyo gukiza icyaha, azi uburyo gukiza agahinda, azi uburyo gukuraho umuruho, azi uburyo gukiza buri kintu cyose kiremereye ubuzima bwawe. Nta nubwo bimuteye ubwoba no kubana n'abanyabibazo, ndetse nta nubwo imbaraga z'Imana zishobora kuba nkeya ku buryo yavuga ngo nimurekere gusaba. Niho bivuye ngo nimusabe, nimushake, mukomange murakingurirwa, mushake murabona, musabe muzahabwa. Nta munsi wa rimwe Imana izaruha ku ntebe yayo ngo uvuge ngo aba bantu baransabye cyane, aba bantu bashakishije cyane, aba bantu bakomanze cyane. Nagira ngo ibintu byose ushobora kuzashaka ukiri hano mu isi, ibyo Imana ikugenera n'ibyo gutekereza birenzaho ibitekerezo byawe byabasha kugera. Uyu muntu rero kumumenya no kumusobanukirwa bituma umuntu yiyemeza kunezererwa urugendo, akavuga ngo sinzi imisozi nzacamo, sinzi amataba nzamanuka, sinzi ibihanamanga, sinzi bikomeye, ariko mpisemo kunezererwa urugendo, ntabitewe n'ibyo mpagazemo, mbitewe n'uwo tugendana. Imana yacu itugirire neza. Ibihe rero nshuti y'Imana, ibihe byikumaramo imbaraga, ibihe kuko birahinduka. Ibihe byikumaramo imbaraga ngo ushoberwe iby'uru rugendo, utakaza umunezero mu rugendo. Imana yacu itugirire neza. Ibihe kandi byikwibagiza uwo mugendana. Si wowe wamukunze mbere, ni wowe wagukunze mbere. Si wowe wamushatse, ni wowe waje kugushaka. Araza amenya aho nsanga, amenya ibyo nsangamo, amenya ibyo nkuramo. Ni wowe wadushatse, ni wowe wadukunze mbere. Rero ibihe byikumaramo imbaraga ngo wibagirwe uwo mugendana. Imana yacu itugirire neza. Arifuza ko wamwizera. Ntushobora kunezererwa urugendo utamwizera. Ntibishoboka. Uzabihirwa wongere ubihirwe. Ni ryari umuntu ashobora kunezererwa uru rugendo rw'agakiza? Ni igihe agenda amenya uwo bagendana uwo ari we. Ese nuko Imana iyobewe ko hari igihe uzaca mu bibaya, hakagira igihe uca ahantu hasa nk'aho atari inzira, hakaba igihe utareba n'imbere. Oya, Imana irabizi, ariko irimo iravuga ngo mpitamo kunyizera. Nyizera, njyewe mfite ubushobozi bwo kuringaniza n'ahataringaniye. Erega yari bizi ko uzaca ahantu hamwe hataringaniye. Erega yari bizi ko uzabizagusaba rimwe na rimwe guterera, ubundi ukamanuka, ubundi ugashoberwa, ubundi ugahagarara. Uziko hari igihe mu buzima umuntu ahagarara akavuga ati okay, ndategereje, ndumva narasenze, ndumva narakoze icyo nagomba gukora, ndategereje. Ibyo bihe byo gutegereza utazi icyo ukurikizaho nabyo bibaho, ariko ibyo ngibyo nabyo Uwiteka yarabizi kandi arifuza ko wamwizera. Yaravuze mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 45 umurongo wa 2 ngo nzakujya imbere. Uzi ko atatwohereje turi twenyine. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iyo Mana yari igambiriye kavuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye. Yari ibizi ko uzaca mu bintu bitaringaniye n'ibintu bidasobanutse. Ndimo ndavuga bari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu hari ibintu bitaringaniye, hari ibintu bitareshya, hari ibintu umuntu ahuza bikanga guhura, hari abantu bananirana n'ibihe binanirana.
tujya ducamo, ariko yadusezeranya ngo nimunyizere, ntabwo ibyo bintu bitaringaniye, ibyo bintu bihengamye, ibyo bintu bimanuka n'ibizamuka sinzabohereza muri mwenyine, nimunyizere nzabajya imbere, hanyuma hataringaniye mbaringanize. Imana yari bizi kuzahura n'ibindi bintu bikomeye. Ahangaha yarakomeje aravuga ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Inzugi z'imiringa se ni situation zikomeye, umva zikomeye nawe wumva ukavuga ati ndacyariho, ni njyewe uhagaze muri ibi bintu, ni njyewe bibaho, ni njyewe zikomeye udafitiye igisubizo. Ariko aravuga ngo ibyo ngibyo nabyo azamenagura izo nzugi z'imiringa, afite uko yabigenza. Ndakwinginze ngo urugendo rw'agakiza niba tuzarumaramo imyaka ingahe, nibwira yuko nzarama, niba nawe uribwira yuko haraho uzarama, ariko nibwo wapfa hakiri kare, wapfa kuri 60, wapfa ku myaka 100, ibyo si cyo kibazo. Ndakwinginze ongera unezererwe urugendo. Ntabwo Yesu yaje kukubihiriza ubuzima, ntabwo yaje kugira ngo akwikoreze imisaruro yose y'isi. Ari imbere yawe kugira ngo agende aringaniza ahataringaniye, ari imbere yawe kugira ngo amenagure inzugi z'imiringa, ari imbere yawe kugira ngo atunganye ibyo utabasha wowe kwitunganyiriza. Mana yacu tugirire neza. Noneho tukibaza, ese ko ibintu byose bitubaho abizi, ndetse ko tubwiye ngo byose bifatanyiriza hamwe kutugirira neza, ngo byose bifatanyiriza kubakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ese noneho ibi ngibi mpagaze mu munsi ntumva ni ukubera iki, cyangwa se arimo arabikoraho iki? Igisubizo tugifite ku murongo ukurikiraho 29. Hari icyo Umwami Imana arimo gukora muri ibyo tumva, muri ibyo utazi. 29 haravuga Abaroma 8:29 ngo kuko aba yamenye kera, yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Reka dusubiremo ku murongo 29 ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Bibiliya ijambo ry'Imana ahangaha gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, aravuga ngo abo yamenye kera yabageneye kumera nk'umwana wayo. Wari uzi ko igihe uhamagarwaga, wari uzi ko igihe nakizwaga hari hatangiye urugendo rw'uko Imana igiye kumpindura gusa na Kristo, kumera nk'uko umwana wayo ameze. Urwo rugendo rero ni rurerure, ni iminsi, ni imyaka, kandi Imana izakoresha ibintu bitandukanye kugira ngo Hortense wakijijwe, wavutse ubwa kabiri, wahindutse kuba umwana w'Imana, agenda atunganirizwa kugira ishusho nk'iya Kristo, kugira ishusho nk'iy'umwana w'Imana Kristo. Njyewe nabaye umwana w'Imana, na Kristo ni umwana w'Imana, ariko njyewe mvuye mu myanda itandukanye, mvuye mu bintu bigoranye bipfapfanye, mfite imyumvire isi yampaye, mfite imyumvire y'ibyo naciyemo n'ibyambabaje n'ibyankomerekeje, hanyuma kugira ngo nzagire ishusho y'umwana w'Imana ari we Kristo. Ni urugendo, ni imirimo, nibyo Kristo akora. Mana yacu tugirire neza. Rero mu byo akora hari igihe tutabyumva, ariko nongera nkubwire ngo fatanya nanjye kunezererwa urugendo. Mu byo wumva n'ibyo utumva, kubera uwo mugendana. Nta kindi nshingira nkubwira ngo nezererwa urugendo, ndashingira kuwo mugendana. Uwo mugendana yatuma unezererwa urugendo. Ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Kristo ni imfura, tukaba bene se benshi. Aba hano mu Rwanda, abo muri Aziya, aba batubanjirije, abariho, abatashye, abazaza hanyuma yaciye Kristo atabaza gutwara itorero, abo ni bene data, tukagira imfura yitwa Kristo. Hanyuma umurimo data arimo gukora muri iyi minsi, mu minsi ubyumva cyangwa se utabyumva, uhagaze mu bihe wumva cyangwa utumva, aba arimo kugutunganyiriza kurushaho gusa n'imfura mu bazutse, n'imfura Kristo, tukaba bene se benshi. Ku murongo wa 30 ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Hari ubwiza ugomba guhabwa agenda gutsindishiriza. Erega burya so utsinda n'ikigeragezo oya. Kristo muri wowe aratsinda. So utsinda icyaha, Kristo muri wowe atanga imbaraga zitsinda icyaha, zitsinda ikigeragezo, zitsinda amaganya, ukagenda utsinda. Hanyuma hari ubwiza ubikiwe, hari ubwiza ugenewe. Tujya tubona inyubako zitambuka hirya no hino ku mazu aho dutuye mu makaritsiye, ukabona barimo barubaka inzu. Hari zimwe ziba zigeze muri finissage. Finissage ni cyagiye batangiye gudekora, bashyizeho utubuye, bashyizeho amarange meza, barimo barataka, bashyizemo amadirishya meza gutya n'ibindi. Hari ibintu tujya tubona uyu munsi none ko n'iterambere, umva hari amadesign n'amadesign meza. Hari izindi nzu ziba zikiri chantier mbisi, barimo bacukura, binjizamo ibintu mu butaka, bacukura, bahonda amabuye, hari ahantu h'urusaku. Nongere nkubwire inshuti y'Imana, ntabwo umuntu ashobora guhita ajya muri finissage atabanje gukora ibyo bintu birimo urusaku, guhonda amabuye, gukubita inyundo, gushyiramo imisumari. Ibyo rero Kristo ajya abikora mu buzima bwacu.
yabayiwe birababaza n'ubutaka babubajije barimo babucukura burya bwababara kuki uncukura kuki unterekaho ibi ntabwo bwamenya ko bagiye kubwongerera value ntabwo bwamenya ko bagiye kubuha agaciro inzu igiye guhagararaho igiye guhaho hantu n'icyo kibanza cyahoze gisa nabi cyangwa gihengamye cyangwa kirimo ubusa iyo nzu igiye guhagararaho igiye kubaha agaciro nshuti y'Imana Kristo hari umurimo agomba gukora mu buzima bwawe hari umurimo agomba gukora mu buzima bwawe ntabwo yadekorera ku byondo ntabwo yadekorera ku myanda y'ibyaha ntabwo yadekorera ku mutima utabasha kubabarira ntabwo yadekorera ku mutima utabasha kwihangana ku mutima udatunze imbuto z'umwuka wera rero azakora imirimo itandukanye ayikoresha ibyo ashaka na situation ashaka abikore kugira ngo abanze angeze ahangaha ampereza ubwiza ni decoration no gutunganywa no gushyirwaho ibintu byiza uyu munsi ntabwo tungana aho tugeze mu nyubako zitugize bamwe baracyari muri chantier mbisi ibyondo abafundi benshi banyuranamo abandi bageze aho hakenera aba interior design babandi babahanga baza gushyira akantu ku kandi nuko turimo twese turatunganywa ku rugero rutandukanye ariko ntugere nkubwire uwaguhamagaye yaguhamagaje neza aguhamagara gukunda si wamutoranyije si wamukunze mbere ntabwo yakuzaniye kuruhira hano ku isi aragukunda afite ibigambi myiza ku buzima bwawe arimo aragukoramo umurimo niyo mpamvu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza n'ibyo tutumva warumbaje ngo nibi ngibi se yego nibyo ngibyo nabyo bizakuviramo ineza n'udatandukana n'uwaguhamagaye cyangwa se n'uwagukunze Imana yacu tugirire neza ngo abo yamenye kera yabageneye kumera nk'umwana wayo yarabigennye atatugishije inama urwo nirwo rugendo rw'abakristo nirwo rugendo rw'abamwizera nirwo rugendo rw'abatangiye kumukunda nirwo rugendo ntabwo ari twebwe twihitiramo niba yaravuze ngo turakiburasirazuba ntabwo twihitiramo ngo turakiburengerazuba urugendo rw'abakristo nusoma na Bibiliya urasanga bose ari uko bagenda ariko amaherezo yabo ahora ari meza nicyo gituma dukwiriye kunezererwa urugendo somye Bibiliya ngasoma Bibiliya nkareba abakiranutsi nkareba intwari zo kwizera nkagenda ndeba amaherezo yabo buryo ari meza namenye neza ko Kristo izina yise atari ikinyoma ni Alpha na Omega nitegereje bimwe mu butsinzi bwagiye buba mu buzima bwanjye uburyo bica mu marira bigaca mu mibabaro bikarangirira mu bitwenge n'umunezero namenye neza ko Imana itabeshya nahisemo kunezererwa urugendo reka dufatanye kunezererwa urugendo ubyiyemeze uvuge ngo mpisemo kunezererwa urugendo ubwo azitangiriro akamenya n'iherezo ubwo yiyemeje kuntunganya kugira ngo ngire ishusho y'umwana we nse na Kristo mpisemo kunezererwa urugendo azitangiriro azi n'iherezo azi n'icyo azakoresha kugira ngo aguhindure uwo ashaka umeze nk'umwana we Imana yacu tugirire neza hari ubwiza rero wabikiwe gutagerekwa ku bintu bitanoze narivuze ngo hari ubwiza ubikiwe si ubwiza bwo kwisiga no kwitunganya nabyo ni byiza turakwiriye rwose gusa neza kugeza aho dushoboye kugeza nongere nkubwire inshuti y'Imana ariko hari undi bwiza ijuru rikubiki hari ubundi bwiza bugenewe abana b'Imana kandi ubwo bwiza ntibuterekwa ku bintu bitanogeje Imana yacu tugirire neza mu Baheburayo 5:8 haravuga ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira ko bw'imibabaro yihanganiye uwo ni Kristo uziko Kristo nawe byamusabye ko hari ibintu yihanganira finale yo kumusaraba finale yo gupfa no gutukwa nabo yaremye mbere yaho yagombaga gutozwa kugeza igihe azajya kurangiriza urugendo ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye Imana rero iragutunganya ngube mu bana bayo batazayikoza isoni reka twimagine scenario n'ubwo wenda bitari no kubaho n'ubwo bitanabaho iyo Kristo bataratorejwe mu mubabaro ngo abashe kwihangana ahari aho bigeze ahakomeye yari bubivemo shuti y'Imana Imana igutunganya n'urukundo kugira ngo utazahinduka umwana uyikoza isoni aho bigeze kuri finale aho urangiza urugendo utazananirwa Imana yacu tugirire neza iyo ndebye mu Baheburayo igice cya 11 twese turahaza rimwe intwari zo kwizera ku murongo wa 16 harangiza havuga ngo Imana ntago ikorwa isoni zo kwitwa Imana yabo byagenze gute kugira ngo Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo reka twasome ngo ariko noneho aba bantu izi ntwari zo kwizera barashaka gakondo icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mwijuru baracyajwe barageragezwa turabizi bakereshwa inkero baratwikwa banagwa mu myobo y'intare bagirirwa nabi yewe bamwe bagakira abandi bagapfa gutyo hanyuma nubwo ibyo byose byababaye baracyashaka gakondo icyo gihugu kuba cyiza baracyakunza ijuru
aracyakunze kubana n'Imana nubwo bimeze gutyo, ngo ariyo yo mu ijuru, ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana ntikorwa isoni zo kwitwa Imana yabo. Kubera iki? Barangije urugendo neza, barangije urugendo badakojeje Imana isoni. Umva nkubwire, umubyeyi wese, ababyeyi bari bubyumve cyane, ashobora gukorwa n'isoni z'imyitwarire y'umwana we, ashobora no kugira ishema atewe n'imyitwarire y'umwana we. Ibyo bintu ndibaza ko ababyeyi tubizi. Umwana washobora gukora ikintu giteye isoni, umva, nuko wamubyaye udafite n'ukundi wabigenza, ariko ukumva ugize isoni. Ashobora no gukuhesha ishema kubw'ibyiza yagezeho, ukumva ufite ishema ryo kwitwa papa wa kanaka cyangwa mama wa kanaka. Ibintu birimo bitambuka hirya no hino kuri za media zitandukanye, aho umwana yivuga njyewe ndi umurezbienne, njyewe ndi umutinganye, kabishyira ku mugaragaro. Utekereza ababyeyi buriya mwana ukuntu bamera? Niyo agenda mu muhanda abazi ko abantu bose babizi ko ari we mama wa kanaka cyangwa se ari papa wa kanaka, niyo nta muntu umuzi. Isoni yazaniwe n'imyitwarire y'umwana we. Iyo hari undi mwana witwaye neza ku ruhande, umubyeyi nawe agira ishema ryo kuba yarabyaye uwo mwana. Nshuti y'Imana, Bibiliya tubwiye muri iki gice cya 11 cy'Abaheburayo ku murongo wa 16 ngo Imana ntabwo ikorwa isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Uwo mudugudu bazajya kubamo mu ijuru, barawunezerewe. Byatumye amaganya n'ibibazo by'isi bidatuma bashobora gukura amaso kuri uriya mudugudu. Imana ibarebye mu bihanamanga, Imana ibarebye babakeresha inkero, Imana ibarebye barenganywa, Imana ibarebye bagirirwa nabi, ayiwe yitegereje isanga ntibarimo kubivamo, baracyategereje umudugudu wo mu ijuru, baracyahanze amaso Imana. Imana iravuga iti simfite isoni zo kwitwa Imana yabo. Umva rero igituma Kristo agutunganya ni ibi ngibi, no kugira ngo agutunganye, akuboneze, akunoze, nuseruka, nugira icyo ukora, nugira icyo uvuga, imibereho yawe ntitume yumva afite akantu k'akamwaro. Urukundo rwe n'imbabazi ze bituma twongera n'amahirwe pe. Akavuga ati utansi yatsinzwe uyu munsi, ariko yendeje azatsinda. Ariko nshuti y'Imana, iryo shema yazanirwa no gutsinda kwawe, nawe ararifite nk'umubyeyi. Izo soni yananirwa no kwabuze kwihangana, kandi yarazi ko umwaka ushize yabikwigishije, no mu kwezi gushize akaba yarabikwigishije, wagira mukunda akabona birakunaniye. Icyo kimwaro yazanirwa nuko byakunaniye, nawe yacyumva nk'umubyeyi. Byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza, kubakunda Imana. Imana iragukunda, Kristo aragukunda, ntabwo yahagurikijwe no kukurwanya, nta nubwo akwanga, ariko hari ibyo arimo kugutunganya, arifuza kugutunganya kugira ngo uzamere nka yanzu iri dekore. Igihe cy'amabuye no guhonda cyararangiye, igihe cy'abafundi benshi n'urusaku runyurana mu cyararangiye, bigeze kugutunganywa. Kandi abajya mu bakarabizi finissage irahenda, rimwe na rimwe umuntu arakora ntibanamenye n'ahantu yakoze. Ariko nshuti y'Imana, uko irushaho kuba nziza, niko agaciro k'iyo nyubako karushaho kuba hejuru. Imana yacu tugirire neza. Nongera nkubwire ngo Imana ntikurwanya. Kristo ntago ari umurezi wawe, umurezi ni Satani. Ntago Kristo yirirwa arebuza amakosa yawe kugira ngo akurege, oya, ahubwo Kristo arahari kugira ngo akwingingire. Ese ibyo ntibiguhagije kugira ngo unezererwe urugendo nuca mu makuba n'umwijima w'ubuzima, nagira ngo ngire uvuge uti mfite umwinginzi. Hari igihe dusaba abantu ngo nibadufashe gusenga, byatuyoboye nibadusengere, ariko nagira ngo nkubwire hari umwinginzi ufite utarinda no kubwira ngo nyingingira. Nicyo kimuhicaje iburyo bwa Data, ahara kwingingira ku manywa na nijoro, ndetse n'Umwuka Wera arahari kugira ngo yungurure amasengesho yawe. Hari igihe umuntu avuga ngo sinzi n'ukuntu nasenga, sinzi n'uko nabivuga, se nahera he? Umwuka Wera arahari kugira ngo agufashe gusenga, akunihira iminsi itavugwa, kuko ari buzi ikiri ku mutima w'Imana. Amasengesho yacu ntabwo aba yuzuye, abavangavanze, hari igihe twisabira ibintu bipfuye, ariko Umwuka Wera arahari kugira ngo ayungurure, kugira ngo atunganye, kugira ngo akunihire iminiho, uzarangiza urugendo amahoro. Ntabwo Kristo abereyeho kukurwanya. Ku murongo wa 31 muri cya gice turimo cy'Abaroma, Abaroma 8 ku murongo wa 31 haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu nindi? Ibyo bintu ntabwo biguhagije kugira ngo unezererwe urugendo? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu nindi? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. 33 bakavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Nongera nkubwire ngo Imana ntikurwanya. Yego, iryo jambo hari igihe bari tubwira iryo uko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, ukumva umuntu ameze nk'aho atazi neza ibyo urimo gucamo, cyangwa umuntu ameze nk'umushinyaguzi watinyuka kubwira iri jambo. Ariko iri jambo bivuga ngo kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Iri jambo ni ukuri,
Kristo ari mu ruhande rwawe, ntago arimo akurwanya. Arimo arakubwira ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana adusabira. Hitamo kunezererwa urugendo. Impamvu ngusaba kunezererwa urugendo nuko nutarunezererwa utazarushobora. Mu minsi umunezero w'urugendo dushizemo niyo minsi bamwe ibyaha n'amaganya no gushoberwa no kwicira inzira z'ibyaha no kwicira inzira zitarizo, n'ibyo wari waragambira maze kubigeraho ukongera ukamanuka uvuga n'abandi niko babigenza n'abandi niko babikora. Imana yashitugirire ubuntu. Ndakwinginze nezererwa urugendo, igakumwizera niba muri kumwe. Nta munezero wa mu rugendo tutari kumwe na Kristo, ntawo pe. Sinzi nabandi kibafasha icyari cyo, ariko niba Kristo ari mu buzima bwawe, niba waramukinguriye, tuza nezererwa urugendo. Reka turabiye inkuru gatoya. Umuraba nawe ntiwemere kukuvugisha amagambo menshi niba Kristo ari mu bwato bwawe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 8:23 tugeze ku 27. Ni inkuru tuzi ariko n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka dusome Matayo 8:23 kugeza kuri 27. Ngo yikira mu bwato abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati databuja dukize turapfuye. Arahandi mu byanditswe havuga ngo ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Baraza baramukangura bati databuja dukize turapfuye. Arabaza ati niki bateye ubwoba, mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Reka nongere nkubwire inshuti y'Imana, nezererwa urugendo. Umuraba wikuvugisha byinshi, niba Yesu ari mu bwato urimo, niba Yesu ari mu buzima bwawe, nezererwa urugendo. Byose arabigenga, byose arabitegeka. Bibiliya tubwiye ngo yarasinziriye. Umuraba ari mwinshi ngo wenda no kubarengera. Byibuza bo bari bafite uwo babwira. Tekeza none ubwato Kristo atararimo. Tekeza iyo wari muri ubu bwato mu mazi hagati Kristo adahari. Ikintu kwiriye gukomeraho kuruta ibindi no kureba ko Kristo muri kumwe. Ese nturi mu muta? Ese ibyemezo isi irimo kuzana irimo kugupresenta kuri plateau ntibirimo bigutandukanya n'umwami wawe? Ese propose inshuti zawe zirimo kuguha amarande vurimo hamagarwamo ibyemezo usabwa gushyirwa mu bikorwa ntago birimo bigutandukanya n'umwami wawe? Nshuti y'Imana, bizaba igisubiza ko kanya ibitari mu mwami, ariko hari umunsi, kuko turi muri iyi si, hari umunsi umuraba uzongera ugatera. Ese umuraba nutera Kristo waratandukanyijwe nawe, uzatabarwa nande? Igihe yabyutse ntago yabashibye ko bamutakiye bavuze induru, yarabagaye. Haravuga ati mwaba afite kwizera gukemwe. Imwavuze ati nzageza he kubana namwe, nzageza he kubihanganira, imirimo yanjye ntago muyireba. Nshuti z'Imana, nimuze tunezererwa urugendo. Uwo tugendana ategeka umuraba, ategeka umuyaga, afite ijambo kuri buri kintu cyose. Nusoma Bibiliya urasanga abakiranutsi bose amaherezo yaba bameza, kereka witandukanya n'umwami. Bibiliya yatinyutse iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko igereka iravuga ngo Uwiteka mukiza muri byose. Niki kirimo gituma unamuka, niki gituma tuvuza induru nk'abadafite Imana. Ibihe ibi biroroheje, hazaza n'ibindi. Hari n'ibindi byatambutse, hari n'ibindi bizaza. Ntago ari guhanura ibisi n'iterabwoba, ni ku isi imeze. Isi imeze nk'ubu bwato bwari buteretse hejuru y'amazi, buri mu muhengeri. Turateraganwa n'ibintu bitandukanye kandi bizahoraho, kandi biri rusange mu bantu. Ariko nshuti y'Imana, umwami tugendana uramuzi, uwagukunze akagutegera ku musaraba uramuzi, umuremyi w'ijuru n'isi uramuzi, utinye bavuga ngo irushi zose zo ku isi nizize, utinye bavuga ati nimushake nimukomange, njyewe afite ibyo kuba afite no kubatabara, uwo nguwo uramuzi. Numumenya, nugwiza kumumenya, uraza kunezererwa urugendo. Mana yacu tugirire neza. Umva impamvu utagomba gutera amagambo menshi. Igihe umuraba ugusanze mu bwato, waza kurwa n'isoni. Ababigishwa bari bakubwira Yesu, ubu ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Amaze gucecekesha umuyaga, bura ntibagize nk'ikimwaro. Bati kumbe yewe twavuga ko tugiye gupfa, kumbe aravuga ijambo rimwe gusa umuyaga uhita utuza. Umva impamvu utagomba kuvuga amagambo menshi, nuko ibyo uhagazemo hari umunsi bizahinduka. Uzi ko nuvuga amagambo menshi uzagira n'ikimwaro. Hari Imana idutabara ukumva uramwaye hejuru y'amagambo y'ibihumbi wayibwiye. Imana iri kumwe natwe. Niba Kristo ari kumwe nawe, humura. Byose nibyo bidasobanutse bifatanyiriza hamwe kubakunda Imana, kuba afite Kristo mu bwato bwabo, kuba afite Kristo mu buzima bwabo. Byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Abatamufite ntago nzi icyo batabaza.
Imana yacu tugirire neza. Nifuza ko twigira ku buzima bwa Yosefu ho gatoya kugira ngo bashe kunezererwa ubuzima, nezererwa urugendo. Aza gukatisha ashaka bigendanye n'imigambi agufitiye, azemera ko hari ibintu runaka bijya ku buzima bwawe bigendanye n'imigambi agufitiye, kandi azabitunganya kugira ngo uhinduke umwana yishimira, adakorwa n'isoni zo kwitwa Imana ye. Iyo Imana itwegeranyije n'abantu batakijijwe kandi batubaha Imana, bagakora ibintu mva ikintu Imana ibigutegerejeho, ibivuga ati uyu mwana wanjye nizeye ko ari bwihangane, nizeye ko ari bwera imbuto, kugira ngo abantu bataramenya Imana bamenye ko hari abakiranutsi babaho, bamenye ko hari abantu bashobora gukomeza bagakunda badakunda isi, bamenye ko hari abantu njya mbana nabo nkaba nkorera muri bo, kuko abo bantu bataramenya Imana nta handi hantu Imana yabasanga, izaca muri we kugira ngo ibagereho. Yajya kubona ikabona ibyo yari izi kuri bwihanganire ntubyihanganiye, yajya kubona ikabona uvuze ijambo yari izi kuri iryo jambo wariretse mu mezi nk'atanu ashize cyangwa mu myaka nk'ingahe ishize, yajya kubona ikabona ukoze igikorwa itari itegereje ko wagikora. Nshuti y'Imana, reka Imana ikunoze, reka Imana itunoze, reka Imana idutunganye, hanyuma itwambika ubwiza. Ubwo bwiza ni bwizakirisha abatarayimenya n'abatarayizera. Uri igikoresho cy'agaciro mu maso y'Imana. Ubuzima bwa Yosefu kuva mu itangira ibice 37 ntabwo turi buhasome, ariko wowe uze kuhasoma niturangiza. Imana ikugirire neza. Kuva mu gice cya 37 Yosefu yatangiranye inzozi nkuko natwe tuzifite. Nta bintu uzi wifitemo byiza udahagazemo bikira amagambo gusa bitarahinduka ibifatika, Imana yaba yarakongoreye. Njye ndabifite, ndahamya ko naho bifite. Hari igihe Imana ivugana natwe mu buryo bwa bundi bwose tuvuge, yaba mu ijwi ry'ubuhanuzi, yaba mu nzozi, yaba mu mayerekwa, yaba mu ijambo ry'Imana. Hari n'ibindi bintu wiyumvamo mu mutima ukajya wumva hari ahantu uzagera tu, hari ibintu uzakorana n'Imana byiza, ukajya wumva hari ibintu byiza utegereje utazi naho bizaca. Izo nizo ndimo mvuga nk'inzozi Yosefu yari afite. Kuri Yosefu byari ibintu by'amagambo nta gifatika, arirotera gukomera, ararota bene baba bamupfukamira, ararota ibintu n'inzozi, nta kintu kimwe gifatika kibirimo. Ariko rwari urugendo Imana yo kwizerwa. Bivuye mu nzozi arimo arazirotora anezerewe urugendo. Umva impamvu ngo anezerewe urugendo, yari enthusiaste, yari afite yararyohewe, ashishikaye kubibwira abavandimwe. Yarabanje babwira inzozi za mbere, arota za kabiri, yongera ngo mumbabare mu ntege amatwi babwira ibintu nifitemo, ibintu yifitemo bikira amagambo bitarafatika, binagaragara ko nta naho byava. Ari mu bana batoya, ari mu bahererezi, nta hantu byava z'abategekera heza abayobora he, ariko yarashyuhiye ibyo bintu yifitemo. Nshuti y'Imana, iyo tunezerewe urugendo, ibintu by'amagambo twifitemo tutabasha gusobanura aho tuvukana, tutabasha gusobanura aho twashakanye, tutabasha gusobanura aho dusengana, bidutera umunezero, ukajya wumva bimeze nk'ibyafatitse kandi bitarafatika. Nezererwa urugendo nubwo ibyo wifitemo byaba bikira amagambo bitarafatika. Yosefu yarabingiga kugira ngo abibabwire ashyushye, aryohewe n'ibyo bintu, kugeza igihe se yanjyaga amubuza kongera kubivuga. Ngo ariko se afata ayo magambo ye ayabika mu mutima we. Ikindi kinyereka ko yaranezerewe urugendo, ari umusore yarihutaga, afite inzozi zikomeye, afite ibintu byinshi yizemo, ariko Isiramu hamagaye ngo mwana wanjye gutume kuri bene so aho baragiriye umukumbi. Aravuga ngo data ntuma. Ni ukuvuga ngo ntaragera aho ashaka, nta nubwo asa n'ibyo Imana yamuvuzemo, ariko rimwe arabikora yihuta ibyo ahagazemo uyu munsi. Wibihirwa mu rugendo, aho uhagaze aho ariho hose hadasa n'ibyo ushaka, n'ibyo Imana ikuvugaho, n'ibyo Imana izakora iwawe no mu bawe, nubwo aho uhagaze aho bidasa. Nezererwa urugendo. Yosefu arihuta ati ntuma data. Arimo aragenda anezerewe. Yagiye gushaka abakuru be, ageze ahantu arababura ngo asanga bimutse bagiye ahandi. Ahura n'umugabo, akomeza ashakisha adacitse intege, ngo ahura n'umugabo arambwira ati wandangiye aho abavandimwe banjye bari, mbwira aho bababonye. Byose arimo arabikora anezerewe. Umva, maze kumenya neza ya Kristo n'ubudahemuka bw'Imana yacu n'ubwizerwe bw'Imana yacu, nahisemo kunezererwa urugendo. Ntabwo umuntu anezererwa urugendo kuko byose byaciyemo, nuko azuwo bagendana. Yosefu arakomeje n'umwete mwinshi, ibintu bigiye guhinduka. Kugeza ahangaha nta kibazo kinini cyari gihari. Agituruka kure, bakuru be bahita bagambirira kumugirira nabi. Mu rugendo bitangiye kwivanga wa muntu ufite ubushyuhe, ufite kuryoherwa no kuvuga inzozi, wa muntu batuma kihuta, wa muntu wumvira se, wa muntu udafatanya n'ibibi bya bene se, wa mwana mwiza, amagambo twavuga, wa mwana wubaha Imana, agiye guhura n'ibyo atateganyije mu rugendo. Bakuru bakimubona bakimwitegeye hirya, ibyo nabyo biracyari mu gice cya 37, bakimubona bakimwitegeye bahita batangira kumugambanira, tumwice, tuzarebe za nzozi ze uko bizagenda. Satani ntago arwanya icyo uri cy'uyu munsi, ararwanya icyo uzaba cyo, kandi yamaze kurasa imyambi benshi yababuze kuzaba icyo Imana yarabageneye kuba cyo.
hari ahantu duhaguruka, hari ibintu tuvamo twakwinjira mu bindi tugatandukanywa n'ikimana yagombaga kudukoresha n'ikimana yagombaga gukorana natwe. Ariko nunezererwa urugendo, umwanzi uzamubasha, umwanzi ntazagushobora. Ibi byinjiye mu buzima bwa Yosefu bise bitangira kwivanga. Bene se bashatse kumwica, birangiye bamugurishije. Ntago tubona Yosefu nubwo ashushanya Kristo ahangaha, ntago tubona Yosefu aterana na bene se amagambo. Nshuti y'Imana, umuraba wazamuka kubana mwinshi ukenda kukurengera, we witera amagambo. Uwo muri kumwe no kwizerwa, ntazigera gusiga. Hari kibi Yosefu mwumvise yakoze aho hantu. Ibi byose birafatanyiriza hamwe kugira gute kumuzanira ibyiza. Ese ubu Yosefu yabyumva muri iki gihe? Yavanga ibi bintu byo kungurisha no kunyanga no kungira ishyari bizabyara umugambi mwiza Imana yari afite? Ntago yabyumva. Niko natwe tumeze. Mana yacu tugirire neza. Mu gice cya 39 Yosefu nabizi yaragiye ahinduka umugurano, mu yandi magambo ahinduka imbata, ahinduka umukozi, ariko wenda kumera nk'igikoresho. Ibyo bintu murumva bisa n'imigambi Imana imufitiye? Imana yacu dutabare. Abaye umugurano, akoze neza, aranogeje, ukuboko kwiza kw'Imana kumubayeho, abaye umwizerwa kugeza ubwo Potifari ataragikeneye gukora audit. Ayiwe, hagati mu rugendo utarimo kubyumva neza, komeza kubera Imana umwizerwa, wikumva amatwi akugabanya mu byo gukiranuka, wikumva amagambo akongorera akubwira ngo reka n'abandi nuko babigenza. Oya, komeza ibyo gukiranuka. Yosefu yakomeje ibyo gukiranuka, Potifari amwitegereza ngo asanga afite ukuboko kwiza, asanga umusore arabikora neza, umusore utari kumwe na bene wabo, umusore usa nk'uwaretswe n'Imana, umusore uri mu bihe bitumvikana atagizemo uruhare. Yewe hari igihe twebwe twabigizemo uruhare tukisanga mu ntambara twiteje. Uyu mwana w'umuhungu nta kintu yari yakoze, byose yari yabikoze neza. Asa nk'atangiye kugira agahenge no guturiza mu kuba umuyobozi w'abandi bakozi bo kwa Potifari. Yamana iyobora inzira zacu, irongera iremera biravangika. Umugore atangira kumukunda, ibyaha biramubengukwa. Waruswe muri uru rugendo, ibyaha bizakubengukwa. Nta kintu kigushaka nk'icyaha, nta kintu kirimo kigukenera nk'icyaha, nta kintu cyifuza kwiyicaza mu mutima wawe no mu buzima bwawe nk'icyaha. Icyaha kiragushaka, kiragukomangira. Ayiwe, Satani atega ahantu hariho hose, kuko azi ko aricyo kigutandukanya n'umwami wawe, kuko azi ko aricyo kivana uburinzi ku buzima bwawe. Icyaha kiramubengukwa, giciye mu mugore mwiza, umugore ufite ubushobozi, umugore ufite ijambo, umugore w'icyaha ahantu hasa neza ibyo ari byo byose, umugore w'umwarabukazi mwiza. Icyaha gikomangira Yosefu giciye muri uwo mugore. Ariko biko ko byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza abakunda Imana nabo matana nayo. Wambwira ibi bintu Yosefu arimo arumva ari kumwe n'Imana? Nesha, witsindwa n'ibihe, uje wigamburura, wibivamo, wicogora. Yosefu ndacyaragitsinda. Nongere nkubwire ngo mu gihe cy'ubwihebe no guteraganwa n'abantu nibwo byorohera imibiri yacu kugwa mu cyaha. Byari byoroshye ko Yosefu yagwa mu maboko y'uyu mugore. Yari guhindukira akireba agasanga yanzwe n'abantu bose, bene se baramwanze, akumva abantu bose baramwanze, byari kumworohera kugwa mu maboko y'uyu mugore. Ariko yarazi Imana bagendana. Tunezerwa urugendo nitumenya Imana tugendana, mu byo twumva n'ibyo tutumva. Mu bihe by'ubwihebe, ayiwe, utareba imbere n'inyuma, nibwo solution zidasobanutse, nibwo abantu bakuzanira proposal zirimo amafuti zikubwira ngo n'abandi ariko barabikora, n'aba Kristo n'aba pasteri ariko n'abandi barabikora. Nibwo ziboneka mu bihe by'amakuba n'umwijima w'umuzima, nibwo amafaranga adasobanutse bakubwira uburyo bayabona, cyane cyane mu minsi wayabuze. Ariko hitamo gukiranuka. Nezererwa urugendo mu bukene, nezererwa urugendo nukira, nezererwa urugendo byaciyemo, nezererwa urugendo bitaciyemo. Yosefu nawe yarabonye amahirwe asa nkaho ari meza kuri bamwe batazi uwo bagendana, ariko umwana w'umusore aratsinda. Gusa bavuga ngo Imana iri kumwe nawe. Yego yari kumwe nawe. Ese bavuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza bakunda Imana. Yego byose bifatanyiriza hamwe biri mu mugambi mugari w'Imana udakwirwa mu mitwe yacu. Erega ntabwo Imana yakubwira ibintu byose n'ibyo uzahura nabyo n'ibyo uzacamo nuko bizagenda, ariko hitamo kuba umwizerwa no gukomeza kwizera Imana. Imana tugire neza. Yosefu byari bimworoheye rwose kugwa muri uyu mutego, ariko ntago yawuguyemo. Hasubiza umugore. Mwibuke ko kandi atabimusabye rimwe, ngo yahoraga amutitiriza. Ibyaha bizagukomangira iminsi yose ufite hano ku isi. Kandi ari ibyaha biba bisa nk'ibisirimu.
bisa nk'ibisirimu, bisa nk'ibisize neza, bisa nk'ibizanye inyungu, bisa nk'ibizanye amapromosiyo, bisa nk'ibizanye amafaranga, yewe bisa nk'aho atari n'ibyaha cyane. Ariko reka nkubwire, buri karyango gatoya kose ufungurira Satani wazagakoresha. Abantu bose baguye mu byaha twita binini uyu munsi bahereye mu dutoya tutagaragara. Kinga umuryango w'ikibi, waba ubihiwe, waba urimo guca mu bihe byiza, kinga umuryango w'ikibi, wibererekera Satani, kuko ninjira wazakugirira nabi. Umusore wari uzi Imana ye, umusore wari unezerewe mu rugendo, nubwo ataramenya aho za nzozi zizasohorera, aravuga ngo ntabwo nakora icyaha gisa gutyo. Muri urugo nta muntu urundutamo, databuja yaranyizeye, yampaye ibintu byose uretse wowe kuko uri umugore we. Ikindi sinakora icyaha gisa gitya ngo ncumure ku Mana yanjye. Yabundi wacogoye abavuze ati Imana yantaye, Imana yandetse, nanjye niyo mahirwe yo kuruhuka. Kuruhukira mu byaha si ikiruhuko, ni urupfu. Nacyo Yozefu aragitsinda, arakomeza, arongera ararengana. Umuntu wari uzi ukuri yari Yozefu n'uwo mugore n'Imana, kuko umugore yararize kandi yari afite ibimenyetso bifatika bigaragara ko umusore kuko yashatse kumufata ku ngufu. Uzi ko Imana yacecetse, Yozefu arengana. Imana yicaye mu ijuru, Yozefu ntacyo yakoze, atasambanye, Imana iraceceka. Nikanongere nkubwire, yaceceka, yavuga, yazira aho twita ngo yaziye igihe, byakwitwa ko yakererewe. Hitamo kunezererwa urugendo. Nunezererwa urugendo, uzavuga uti ngiye muri gereza ariko ndi kumwe nayo. Uzavuga uti ndarenganyijwe ariko ndi kumwe nayo. Hari amagambo mabi mvuga wambeshyera ariko ndi kumwe. Icyangombwa no kuba kumwe nayo. Yozefu yinjira muri gereza, ageze muri gereza akomeza kunezererwa urugendo. Yakomeje gukora neza, akora imirimo, aranoza. Ushinzwe gereza muri ibyo aravuga ati mva abafunga baragwira, sindabona umufungo umeze nk'uyu nguyu ngo murindisha ibya gereza byose. Yarashinzwe gukorera abandi bafungwa. Nukuvuga mu bantu batekereza ko batoroka gereza, nubwo ari gereza y'abantu bakomeye, ntago Yozefu yari kubamo. Mu bantu batunganya ibintu neza bakabibara ntibabinyereze, turabize amagereza amwe abamo ubucuruzi bw'amaguye buteye ubwoba, ariko Yozefu yashyiraga ibintu ku murongo, akomeza kunezererwa urugendo. Bariyo abahungu n'abakobwa bashobora kunezererwa urugendo, barenganye, babeshewe, babuze ibyo bari bemerewe. Yozefu akomeza kunezererwa urugendo, aravuga ngo Imana yanjye ndayizi. Ndahamya ko ibyari mu mutima we, aravuga ngo Imana yanjye ndayizi, hari umunsi izandenganura. Imana ihuza ibihe, Imana itayobewe aho uri, Imana itayobewe ibyucamo. Yemera ibintu bimwe. Abakozi bamwe bo ku mwami, bo kwa Farawo, bakora amakosa. Hari abantu Imana yakuri bunaka kugira ngo ibahuze na situation yawe, mwinjire mu mugambi mugari Imana ifite. Bakora amakosa babagabo. Mu gice cya 40 baraza nabo bafungirwa muri ya gereza ifungirwamo abantu bakomeye babakozi b'ibwami. Barahabaye, Yozefu arakomeje abaseriva nkuko yabikoraga, abikoze neza. Imana yemera kubateza inzozi. Imana igenga byose. Ufite ubwoba bw'iki? Irabigenga, izabihuza, izabivana mu ibyiza kubayikunda batarimo kwemera kuyivaho. Ibateza inzozi, bararose. Yozefu arazisobanuye, bigenze uko byagenze mu gice cya 40 kitangiriro. Nk'umuntu aravuga ati nimugera hanze muzanyibuke, kuko natwe tujya tubigenza. Ari gihe duhamagara abantu kugira ngo badufashe cyangwa batwibuke hataragera. Baramwibagirwa kuko hari hataragera, nkuko bajya bakwibagirwa kuko hataragera. Nihagera bazabyibuka, nihagera Imana izakoresha ikishaka. Hitamo kunezererwa urugendo. Mva iminkanyari nishire mu maso, umunezero no kugarukemo, uburyo bw'agakiza nibugaruke. Hitamo kwizera Imana yawe. Hageze umwami ararota. Umugabo umwe murabizi yari yarapfuye, undi yaragiseriva vino umwami. Umwami aravuga ati hari umunyagano twafunga, urotora inzozi. Yaraziturotoreye, uko yaziturotoreye ni kwa bigenje mwami. Mugenzi wanjye mwaramwishe, hanyuma njye wenda hangana nagarutse mu murimo bwami. Iyo hageze Imana ihuza ibintu, Imana ihuza ibihe. Iyo hageze idukurira mu ibyiza. Komeza gusenga, komeza gukiranuka, komeza kugundira Kristo mu buzima bwawe. Wifata decision ubizi neza mu mutima wawe ko zitandukanye n'iki Imana ishaka. Wikora ikintu ngo n'igishaka cyo gikorwa n'abatuye igihugu bose. Wigikora igihe cyose uziko mu mutima wawe kitagendanye n'ubushake bw'Imana. Wigikora. Gumana Kristo, mugundire, niwe uzahuza ibintu n'ibintu. Ubuse urugendo rwa Yozefu rurangira rute? Rurangira abaye ibyo zanzo zizamubwiraga, ibyo byabyumviye byiza rifite mu byavugaga, birangira abaye ibyo.
yari burote mu busore bwe ko Imana izamucisha ahantu hose no muri kano karengane kose. Ariko mwibuke yuko iba yifuza ko tugira ishusho yandi y'umwana wayo Kristo. Ibirimo gukora iki? Ibivuga ati Yosefu ntiyakiza bene wabo, ntiyategeka, ataratsinda irari ry'abagore, ataratsinda ibingibi, ataratsinda inzangano, ataratsinda kwigumura no kwigomeka, ataragira imbuto z'umwuka wera. Nuko Imana intunganya igutunganirisha imbabari kuzengurutse, igutunganirisha abari basanzwe bagukunda bwacya bakakwanga, igutunganirisha ibyo bintu byose wagambiriye wapanze bwacya bikanga gucamo. Ese wayemerera ukemera gutungana? Wayemerera ukanezererwa urugendo? Wayemerera ukaba mu bana yavuga ngo ndabizi neza ko atazankoza isoni, ndabizi neza ko atazanyihakana, ndabizi neza ko nubwo byatinda azaba mu bantegereza, ndabizi neza ko azakomeza guhagarara ku izamu rye, ndabizi neza ko azakomeza gukiranuka, ndabizi neza ntazankoza isoni. Wanyemerera ukaba muri abo bahungu n'abakobwa. Ibyo bintu urabishobora, nonezererwa urugendo. Nongere nkubwire ngo ndangiza, urugendo ntabwo turunezererwa turebye ibyo duhagazemo, turunezererwa tubitewe n'uwo tugendana. Imana yacu tugirire neza. Matayo 7:7 kugeza ku 11 ndangiza. Haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Umvaho nkunda rero ko muri babi bande wowe nanjye ko turi babi kandi tukaba tuzi guha abana bacu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Nagira ngo Imana ntikurwanya, nta nubwo Kristo akurwanya. Iyo umuntu atakibashe kunezererwa urugendo aravuga ati Imana ngira ngo ntinyumva, ngira ngo yaranyanze, kukiyemera ibi, kukiyemera ibi. Imana ntikurwanya, iravuga ngo kuri mubi, kundi mubi nkamenya guha abana banjye ibyiza. Ese data we ntazarushaho kugirira neza intore ze zimutakira ku manywa na ninjoro? None so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Ibyiza bizaza mu nzira udateganyije, utarota, itameze nk'iyo ushaka, kuko arashaka ko wagira ishusho y'umwana we akunda. Byose bifatanyiriza hamwe kubakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ariko kandi nubwo bifatanyiriza hamwe abarimo gutunganya kugira ngo agukuremo ishusho ya Kristo, kuko Kristo ni mukuru wacu tukaba barumunabe. Uri igikoresho Imana ikoresha muri iki gihe, kandi yagukoresha umeze utyo. Uri ubutunzi bw'Imana, niwe gaciro Imana ifite hano ku isi, niwe maboko yayo, uri ijwi ryayo. Hari ibintu bigomba gutungana mu buzima bwawe n'ubwanjye. Rero aho ugeze wubakwa, aho ngeze ntunganywa, si cyo kibazo, ntacyo bitwaye. Hari igihe wireba ku bantu bageze muri decoration ukavuga uti mfite ubukererwe kweri, namba nabariya bageze mu mwanya wa decoration, ngiye ndacyari muri chantier hasi. Ibyo ntacyo bitwaye, cyangwa ubona uko umwemerera akomeza gukoramo umurimo. Ese umurimo arawo gukora muri ryari ari uko utamusize, ari uko udatandukanijwe nawe. Iyo utandukanijwe nawe ubutsinzwe, ni nka chantier ihora yongera gutangira. Gumana na Kristo. Reka dusenge. Imbaraga z'Imana zikugarukemo, ubuntu bw'Imana bugaruke mu buzima bwawe. Wongere unezererwe urugendo. Nusoma Bibiliya ukitegereza abakiranutsi, niwitegereza ubuzima bw'abakristo bihanganye bo mu gihe cyacu, ndavuga mu gihe cyacu bihanganye, uzajya ubona ibyiza bagiye bagirirwa hanyuma. Bizagutera kumenya ko iyi Mana koko ifite itangiriro ikamenya n'iherezo. Uzadesida kwenjoyinga the journey, uziyemeza kunezererwa urugendo. Numenya uwo mugendana, numenya imikorere ye, numenya ubwizerwe bwe, numenya ko atabeshya, numenya ko adahemuka. Uramumenyera hehe? Tinza amaso yawe mu byanditswe. Ongera ugira ibihe byo gusenga, ongera usome ijambo ry'Imana, ongera urikunde, ongera unyoterwe no kubana n'Imana. Ugenda umumenya, umenya ubwizerwe bwe. Data tuguhaye icyubahiro, uri uwo kwizerwa n'ukuri, ntubeshya, ntuhemuka, tubyumva cyangwa tutabyumva, byose kuba gukunda bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Reka umuhungu wawe n'umukobwa wawe ibyo barimo gucamo ntibamaremo umunezero w'urugendo, ntibibagize kuri uwo kwizerwa, ntibibagize aho bagana, ntibibagize ko hari ishusho ya Kristo ubakeneyemo. Kwa kuntu utagize isoni zo kwitwa Imana y'abagabo bo kwizerwa n'abagore bo kwizerwa,
bakomeje gukiranuka mu bihe bigoye. Mwami Imana, niko ukeneye abahungu n'abakobwa bo mu gihe cyacu udafite isoni zo kwitwa Imana yabo, badakora ikintu ngo batukishe izina ryawe, tutagira imyitwarire itukisha izina ryawe, ahubwo tukubera ibikoresho bizima wakoresha muri iyi si icuza umwijima, tukubera ibikoresho byahagarara nk'amatabaza bikamurika muri iyi si icuza umwijima, tukubera ibikoresho byahinduka nk'umunyu uzana uburyohe muri iyi si yuzuyemo kubiha no gusharira. Ambika imbaraga y'umuhungu wawe, ambika imbaraga y'umukobwa wawe uhagaze mu bihe bitaringaniye, uhagaze mu bihe atareba imbere, aragushaka ntakone, asoma ijambo ryawe kuva bihindutse amagambo, bihindutse ibidafatika, nta gifite uburyohe bw'agakiza, nta munezero w'urugendo wo kugukorera byamushizemo, arabikora ku bwa formalite. Mugarukeho, wongera umwuzuza imbaraga. Ibimuremereye biratuma yibwira ko Imana itizerwa, mugarukeho umwambika imbaraga. Urakoze Mwami mwiza, byutsa abahungu bawe n'abakobwa bari bacogoye, babyutse bakomereza amaboko, ubaye kuryoherwa n'urugendo. Urakoze ko hari abashuje uyu munsi baryohewe n'urugendo, bamwe bari mu bimeze nka za gereza, abandi bahagurikiwe n'amagambo ameze nka muka Potifari, abandi banzwe na bene se nk'uko abavandimwe Yosefu bamwanze, bari mu bihe bisa nk'ibigoye bidasobanutse, ariko urakoze ko wabahaye umunezero w'urugendo. Duhagurikiza abandi bahungu n'abakobwa bameze nk'abo ngabo muri iki gihe Mwami, muri iki gihe aho gukiranuka bitaye agaciro, bisa nk'ibitagezweho muri iki gihe Mwami, aho ibyaha birimo bitureshya, birimo bikomanga, birimo bibenguka abahungu n'abakobwa n'abakozi bari barakoze imirimo itandukanye bakagenda bacogora. Twongerera imbaraga Mwuka Wera, tubyutse, byutsa bera, komeza itorero ryabo. Hagurutsa abahungu n'abakobwa bakubera inkingi muri generation yacu, hagurutsa urubyaro rushya, byutsa abari baracogoye, garura imbaraga mu bugingo mu batari bakizi ko wizerwa. Urakoze Papa, twiyemeje kunezererwa urugendo kubera ko tuzo tugendana. Mitima yacu itekaniye muri wowe, amahoro menshi yuzuye ubuzima bwacu kuko tuzo tugendana. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, murakoze.